ibihe byiza kuri mwe bw'abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com muri hirya no hino mu bice bitandukanye, ibice by'u Rwanda, ibice by'uburasirazuba bwa Kongo, ibice by'uburasirazuba bwa Afurika, ngo ni muri EAC. Mumeze mute? Tubahaye ikaze muri iki gitondo cy'itariki 29 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Njyewe ndi Meki Kayiranga. Nanjye ni Abdallah Jean Pierre. Abdallah, waramutse? Yego, n'amahoro. Meze neza? Alhamdulillah. Namwe? Yego, turakomeye cyane, impamvu twaje muri studio. Tutakomeye ntago byaba ari sawa, byaba ari imberenge, byaba ari imberenge. Yego. So ahandi ça va, merci. Ubwo dusuza n'inshuti zacu, bura turasitangira dusuza inshuti zacu se. Duha Paul Christian, mama we ngo yitabye Imana. Yego, Imana imuhe kwihangana. Yego, yari umukecuru. Bari ntabwo tuvuga ngo bitabye Imana, tuvuga ko batashye mu ijuru cyangwa se baruhutse. Mama we yabaga mu Rwanda, hariya mu Rugerero. Ni umuturanyi wawe rero, hakurya ya Sebeke. Ni umuturanyi wawe rero. Niyo mpamvu bari kuvuga ati umwana birere turaturanye. Yego. Okay, ni byiza, nihangane pe, nihangane, ntabwo biba byoroshye. Yarakiri ntangaze. Oya, yaragiye. Ubwo agomba kugaruka. Oya, yavuga ntabwo byashoboka. Ibyo ntabwo. Yarabizi ko zita Imana, urumva yaje gusezera c'est bon. Elle a fait son devoir. Oh, Paul San. So, ngaye nguko rero nihangane. Hanyuma Abdallah, tugiye kureba amakuru amwe yabyutse avugwa. Biravugwa ko mu Faransa ngo bushaka kunga mu rya Amerika bukaba bwahuza u Rwanda na Kinshasa. Yego, ntabwo urabizi ko kutariki 13 barateganya ko abakuru b'ibihugu babiri bashobora guhura. Iyo foto rero kandi hari abantu bose Ubufaransa bukananirwa kuza mu mafoto kubari. Ntabwo bukeneye kuza kwifotoza. Kugaragara imbere mu bari imbere rwose. Ntabwo bwabura. Ngira ngo wenda twanakomeza aho tunabivugaho, tugenda tubivuga ingingo ku yindi ko tuyigezeho. So jewe nibaza ko ibyananiye Amerika sibwo bizakundara. Gusa Amerika yo iri mu Amerika ntabwo yananiwe. Iri mu ariko igihe cyaranze. Oya, igihe cyo ni ikibazo, ariko aho kugira ngo birukanswe n'igihe batajyanye muri content ituzuye. Yari ifite pressure. Oya, yashanze. Trump atangira kwikubita mu gatuza ngo arabona Prix Nobel. Abo abantu yapresaga ntabwo ari abantu. Ntabwo yarabazi. Ntabwo boroshye. Ntabwo yarazi biko ibintu bimeze. Ariko ikiri cyo nuko Amerika ibyo byose aricyo yagerageje. Oya, Amerika yaragerageje kurenza na Afrika yunze ubumwe, kurenza na EAC. Yaragerageje. Nuvuga ngo yakoze ibyo bo batakoze. Ariko noneho izifite ibikabyo byo kumva ko ibintu bigomba kurangira mu gitondo. Yego. Ubu nta nikirukansa rero kuko Prix Nobel yaragiye. Yamaje gutuza. Yabonye nyirayo. Yamaze gutuza rose. Trump yatuje. Ntaga kinabivuga cyane. Yego. Ubufaransa rero bwo busa nk'abantu bita mu Gifaransa opportuniste. Abantu babonye ubirigi busa nk'ubwateye ibuye ku karere. Okay. Umwanya bwari bufite, reka mbujyemo. Atubirije ubwo bukubiswe hanze, reka njyewe ngene n'injirire. Yego. Nge icyo mbona nuko urebye ubirigi uburyo Ubufaransa ukuntu buri kwitwara, gusa nk'ubushaka kuvuga ati okay, ibihugu byo byarahujwe, bifite amasezerano yabihuje ya Washington, ariko abayobozi ubwabo, abayobozi uko ari babiri, ntabwo bacana waka, reka mbahuze. Urumva Ubufaransa burashaka kugendera bwabonye amahirwe, bwabonye hari opportunity, burashaka kwinjiramo bukareba ko bwabahuza. Ni nka cyagiye wabibonye ko ubwo Rwanda na Uganda nabyo byari imbiri. Yego. Kisekedi nawe yabibonyemo opportunity. Ati reka muze bahuze. Ugize ngo byamubakiye izina se. Ati ngire muze ngiye hagati yanyu. Byamubakiye izina ko byatumye Kisekedi agira ijambo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ko muri EAC. Urebye neza ntago abayobozi ba Kongo bakunze gusa nkaho bagaragaramo cyane. Ariko nka Kongo nk'igihugu cyari kimaze kwinjira muri EAC, Kisekedi agatwa ati genda huza Perezida Kagame na Perezida wa Uganda Museveni. Ati ngenda bizi neza ko ndabahuza. Icyo gihe rero yaranafite n'intuza nziza, yarafite palmarès nziza. Uzi ko ari nabwo yari kuganira n'abantu bajyanye muri Chad. Muri Chad hari ibibazo abaopoza baraheze hanze. Yabahuje na Idriss Deby kandi ibintu bicamo birakunda. Oya, Kisekedi yari yaje neza, ariko ino ntambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo ubona ko yabaye nk'imukoma mu nkokora, kuko ikintu cya mbere cyabayeho
Tshisekedi diplomasi ze zageze ifeiringa mu gufeiringa kwa diplomasi cyangwa se mu kukomanga ku nzugi nyinshi hagakingurwa nkeya byatumye Tshisekedi abantu bamubona nk'umuntu uri aho ngaho nyamara mu by'ukuri agerageje ashobora no kuba afite kamere yo kuba atagirwa inama cyangwa se afite kimwe nuko ashobora kuba atagirwa inama cyangwa se afite abajyanama babi aya ntago ari icyo kibazo gese uko mbibona Tshisekedi ahubwo ni umunyepolitike ndakurahe ntawe Tshisekedi ni umunyepolitike kuri iyi kese ya este cyane nayo Kabila yakoze iki bari we wemera Kabila imyaka 18 yamaze usibye kubindikiranya abavuga ikinyarwanda akababeshya ko abahaye imyanya mu by'ukuri adashobora gucyura impunzi uhaye imyanya ariko yastabilize igihugu na stabilize impunzi ziri hanze stabilize iki uretse nkubwire imyaka 18 y'ubu igihugu wowe urabeshya abasirikare n'ababa mu mashyaka politician bake cyane bakoze brassage na mixage ariko ntutekereza ku baturage bari inyuma ariko stira abaturage yari muri mode isanzwe ya Kongo Kinshasa rwose ko Kinshasa iri isanzwe ikora none se ubukemuye kankubaza yari akemuye ikibazo yari afite stability icyo nicyo mbere none se yari stability hashiraga imyaka 5 cyangwa imyaka 10 atumva isasu ariko yarabafataga ati mixage brassage nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 10 bagahita bagaruka ntaganda bagiye muri rebellion kangahe no kuvuga ngo yarafite ubushobozi bwo gusoma neza abari opposé kuri we yuko bakeneye mixage na brassage bakeneye amafaranga akayibaha bagaceceka urumva ahubwo ikibazo ubu ngubu cyabaye icyo cyabaye kuri Tshisekedi yatekereje ko mu by'ukuri babandi n'ubundi ba mixage na brassage ari bo bakirwana naho ubundi we Kabila yari yaramaze kubiga azi neza ko naba mixa akaba brassa aferi birangiye Tshisekedi rero we yaje akeka ko n'ubundi baje bashaka kuba mixe no kuba brassa niyo rero yagize ubona ko Tshisekedi yaragerageje ko ari kurwana none abantu bari strong bano bantu bamakenga bari strong no kubera ko nyine badashaka mixage na brassage bari strong noneho ikindi baje biteguye ukurumva bamaze bari bafite nk'abamakinga bashobora kuba baragiye muri brassage na mixage inshuro nk'eshatu reba afdel sibyo urebe RCD yego urebe na CNDP ibyo byose harimo nabo muri M23 bibagiye yego oya none se babandi hari abagenero bari bamaze hafi nk'umwaka cyangwa imyaka 2 ikinshasa bicaye aho ngabo bahembwa ariko bicaye nta izete mise en dispo yego no kuvuga ngo rero aba M23 ejo bundi ba FC M23 baje Tshisekedi abasomamo abantu bakeneye mixage na brassage ni nampamvu yanirukanse ajya muri parlement ya Kongo Kinshasa aravuga ati mutori itegeko ritemera mixage na brassage leta ya Kongo ntizigera n'umunsi n'umwe yemera yuko abantu babaye abaroberi bazongera kuba mixe et brasse yibagirwa ko abantu muri imbere noneho ibyo bya mixage babirambiwe barabihuzwe ntago babikeneye na pasu jewe niho mbona ko nubwo Tshisekedi yaragerageje kuko ahubwo yakoze ku rutare utameneka yasanze yari afite imbere ye abantu bahanganye batoroshye bakomeye cyane bari baramaze kumenya icyo isi ibagenera bari bagikangwa na discours zirimo igifaransa cyinshi cyo kuvuga n'amato yo hejuru cyane ntibari bagikangwa no kuvuga ngo urirukanka ubwira Amerika ivuga babirigi bavuge bavuga ati ngo urarega ngo ndakurega ibyo kuvuga ndakurega bari baje babyiteguye sanga ubona ko ari byo byagoye Tshisekedi Abdara bikavuga rero ko ngo Ubufaransa nyine ko nibyo twari duhereho tuza kugeraho ngaho bushaka guhuza u Rwanda ubwo bushaka guhuza Perezida Kagame na Tshisekedi urebye n'abantu kurusha uko byaba institution cyangwa se ibihugu nabwo bushaka gukora project uko ibihugu byo birahari bifite kontra byagize kandi kujya ku ruhande ya Washington wabuyobye ni kuvuga ngo makontra yo azabaretse hari kontra zo nizi bihugu irahari ni Washington ariko agomba kuyubahiriza guhuza abakuru b'ibihugu bivuze ngo ukeneye nawe nibura akavungu yego no kuvuga ngo niba bahamagara Washington kamemu mwari mumaze iminsi se mumenyana mwarasubizanyije mumeze neza nta kintu cy'urusaku ntaki ahubwo akavuga ati nibahamagara
bashobora no kuzatekereza ariko hari umuntu waduhuje rwose oya cyane wowe ngo bagomba guhita agaragara niko kundi ubona Trump amagata ariko monami Macron uri waramfashije man ibyo ngibyo urumva ko harimo cyo kuza Kongo n'ikirarika pe ikirarika buri wese akeneye kuyicunda bivuga ngo uko bakeneye Kongo niko bakeneye n'u Rwanda kandi urumva mu munsi wo kubahuza bahamagaje na Togo Togo nk'umuhuza nanone mu Afrika Benin Togo ya foreign ni umuhuza uhagarariye nani Afrika bura foreign Nyasimbe ahagarariye niyo Africaine nagira ngo ni Benin oya ni Togo ni Togo foreign Nyasimbe niwe washahawe yorore ayahawe na Lorenzo no kuvuga ngo nawe yarahamagawe kugira ngo Macron agaragaze yuko mu byukuri yafashije iniyo Africaine kujya muri kira kibazo ku buryo buri correct yego so urebye aho bigeze buri gihugu cyose gikeneye kuba ari cyo kigaragara kuri no sahane cyangwa se kuri no mbehe gikwiye kuba kigaragaraho kuba cyayigaragaraho rero urumva ko uko byenda kose harimo za opportunity zirimo uko Ubufaransa bibona kuko mu mateka rega byose ni amateka agenda yiyandika iyo uhuje abantu muri za akoro igihugu kigaragaramo nk'icyagize uruhare kuko bagenda bakotinga bata akoro de Nairobi akoro de Rwanda akoro de Addis Abeba akoro de Washington akoro de Qatar urumva byose ntago iyo bagumya kwigarura mu byukuri hari icyo ugaininga budara ikindi kandi buri Kongo yo isa nkaho iri avantage cyane usibye presence ya Paul Kagame nka president w'u Rwanda izaba ije nko kuhereza ingufu yo rencontre izaba hari kuko impamvu zo kuhurira i Paris no gushaka inkunga igenda gute donc uwo munsi azaba ari inama izakuteranya inkunga bita humanitaire igenewe agace ka est ya Kongo alors kuhaboneka kwa president wa Republika ni nko kuramforsa guhereza imbaraga icyo kintu kubera ko intumwa za Kongo zo ubu ngubu ziriyo deja zageze mu France zamaze kugera kugira ngo zige abadonateur bazatanga inkunga mu buryo bwo gufasha este gusohoka mu bibazo ufite bazaturuka he bazatanga iki ntabwo bashobora kujya kwitanga banyiri crise byose no kubireba nkuko navuga nti Kisekedi ntako atagize ugereranyije n'urwego rwe cyangwa se nuko yaraje nk'umuntu mushyashya ubwo bisigaye no kuzareba nyamara Kisekedi yaragerageje Kisekedi Kabila yacecetse akabirangiza ariko Kisekedi yanagerageje kumenyekanisha Kongo nk'igihugu cy'ikinyantege nkeya muri politiki Kisekedi igihugu kigura Kisekedi yaragerageje mbere igihugu gifite umutungo cyane akora byinshi ariko kuvuga kwa Kisekedi kwangiza ibintu byinshi no kuvuga ngo avuga ikintu umunsi ejo akavuga le contraire kandi nta kibazo gihari hanyuma ni uvuga wenyine ku isi mu politiki ucabiranya burya agavuga kimwe akavuga ikindi biriga politiki baravuga baranga no kuvuga ubuse Trump ntavuga kuri no case yonyine ya Kongo Trump ayivuze bingana gute Trump se akavuga nka Kisekedi no kuri no case ya Kongo ukuntu mwemera Trump uyangiye ntabwo nemera nyine ure ntacyo nkunda Trump approche ye nyine reka nkubwira ukuntu bamwemera ibyo yavugaga Kongo mu gihe gishize Kongo tuba tucyumva imitwe itwaje ibirwanisho oya Trump reka nkwereke approche uzafata making kuri Trump kubyerekeranye na Kongo Kinshasa ntimukamushyire ibibazo bitari ibye rwose Trump yagiye mu kibazo hagati y'u Rwanda na Kongo kandi icyo yarakirangije hasa ntayivanzemo ikibazo ya Kongo kuko muri recommandation yakoze yahise azanamo nado oya ariko wemera ko ikibazo cya Kongo n'u Rwanda yakirangije bakirangiza hehe yabagiranye amasezerano nyine ndavuga yakirangije hehe kujyana amasezerano kurangira byararangiye oya ikibazo ubwo gisigaye mu bihugu bibiri gisigaye hagati y'u Rwanda na Kongo kandi bakiri Washington oya umva ikibazo kiri meki abantu babiri barateranye imbere y'umuhuza bavuye Washington ntibakiri Washington nibindi by'inyongera no byiyongera kuki mu gushyira no muri execution y'amasezerano none nyine si iki biri muri masezerano yuvuze oya bari gushyira mu bikorwa iyi joint operation bagomba gukora ejo bundi bari Washington nyine bari gushyira mu bikorwa yarakunze se yagiye mu bikorwa oya kudakunda I'm asking you yarakunze
ntabwo irakunda. buretse gato rero hanyuma ibijyanye n'ubukungu yego ejo bundi Kongo ntiyanze kubisinya oya ariko bazabisinya buretse gatoya ntiyanze kubisinya ntabwo bagomba kubisinya banza wumve kwanza yarabyanze none ariko bazabisinya buretse gatoya bazabisinya noti babisinya bazabisinya noti ba nose ukeka ko uriya gukora amasezerano ikintu kimwe ariko kuyashyira mu ngiro n'ikindi kintu reka izo za future nawe turi muri present yego nuzana ngo no nge ndi kukubwira ukurikije uko yavugaga turetse future buretse gato tukajya uyu munsi yego uko Rwanda na Kongo nta kibazo bafitanye jya kuri twiture kuntu bahondana oya ni ibintu bisanzwe biriye ni ibintu biri normal ibyo ni ibintu bisanzwe hagati y'ibigo bibiri muri Washington ibyo bintu byari birimo no muri byo kutaterana amagambo no kuzana ama hate speech ntabwo byoroshye kugira ngo oya muri principe ya mbere basinye ibyo bintu byarimo uyu munsi Kongo yagarutse kongera kuvuga ngo M23/RDF nejo wundi Kenge avuga kuri FDLR yongeye kuvuga ko ahantu hose FDLR ari RDF hafite RDF iri muri Kongo wigeze ubyumvikana wumva nani perezida Tshisekedi yongera kuvuga ngo RDF ubu ngo nuko atarabona opportunity yo kuvuga ejo bundi muri Gateway Forum yego ntiyabanje kugaragara nk'umuntu waciye bugufi nyuma agashyira atanga ukuboko nyuma ashyira y'akantu ati mubwire ingabo za M23 zive mu bice zirimo zihagarike ati ibyo atafera zishyikiwe n'igihugu cyanyu ati biroroshye ati wowe ubwawe kuvuga gusa ngo umuhagarike ibyo bintu birahita birangira ubwo byashaka kuvuga ngo niwe commandant en chef niwe chef d'état major oya the commander in chief ubwo rero icyo nshaka kukubwira ibyo yumbwira ngo byarakunze gute kuko Abudara nk'umunyamakuru cyangwa umusesenguzi n'usesengura ukazanamo present ukazanamo background ukazanamo back and present ukazanamo na future urashingira kuri evidence kandi evidence zawe zirahura nake evidence ufite nkeka ko na Kigali buriya ndashaka kuvuga hariya ndashaka kuvuga na Kinshasa bwa ntuze mu ntekerezo zawe iyo evidence oya iyo ni reyere iyo evidence barayifite ni ikintu cyitwa amasezerano ndabaza wowe nyine ndashaka what you see I'm seeing icyo ndashaka kuvuga iyo evidence ni amasezerano ya Washington uko byagenda kose uko wakwigaragura gute uko umuyobozi amasezerano ya Washington ejo bundi Kongo yaranze guseka ngusobanurire amasezerano ya Washington afitemo nuza afitemo step umuyobozi wari we wese wazaza uko yakwigira kose ari amasezerano ari d'actualité kandi azashyirwa nyine azakora gute bimwe mu byo buretse gato bimwe mu bituma amasezerano ujya kugendera mu Kigali ngo amasezerano azakora gute nyine reka nkwereke ukuntu azakora iyo joint operation idakunda azakora amasezerano buretse gatoya bizakunda byakunze byakakwiye kuba byaragize gute ikibazo cy'igihe reka igihe tugiye ngende kukubwira igihe n'amafaranga iyo uruzinga igihe nuvuze ko uruzinga n'ibindi akubwiye ko yihuse yabyaye ibiboze reka tugende bono reka Abudari ibintu tuvuga hano reka tugende bono ibintu tuvuga hano birashingira kuki kuri realite apana realite ziri present not ziri realite cyakubwira nuko kugeza ubu ngubu u Rwanda na Kongo biri uni par une convention hanyuma amakuru ashaka kubahuza kubera iki ashaka kubahuza ushaka kuba ko ari notre convention ashaka kuba nta yindi convention izaboneka nta yindi convention ariko ashaka kugira gute ashaka no kuba kuya ati nyamuneka amasezerano muyagumemo ukabona ko ntago biri kuza hanyuma ntuza Trump ubwo yasinyiraga nduhungira amubwira ati giye no gusinya rwose muri hano cye muri fotonye nawe turi kumwe uzabishyire President Paul Kagame Trump yabigaragaza nkaho bigiye kuba ko kanya oya ari amasezerano na Burundu guhura kwa Washington ntabwo aribwo bizatuma ari amasezerano aba ya Burundu ari amasezerano ya Burundu guhura kwa abayobozi bakuru b'ibihugu ni ugushimangira amasezerano bigaragara ko ibintu inzira batangiye ariko ari amasezerano ariko mu gihe twemeranye ko amasezerano ari ya Burundu mu gihe batarahura ntuzabitegereze gutegereza iki ndikubwira mu gihe batarahura njye uko mbyumva mu mboni zanjye mu gihe abakuru b'ibihugu batarahura nk'uko Trump yabivugaga nk'uko binari muri porogaramu yabo ntago ari amasezerano ya Washington uzayategeza imyaka n'imyaka kandi ariho
ariho ariko hari step akoreramo kuko kugira ngo habe fonctionnement y'amasezerano nuko iyo joint operation igomba gustatinga yego kugira ngo yongere yakore nuko biriya by'ubukungu yego nabyo bikora kuko ni bimwe mu bigize amasezerano yego ngiye cyo ndashaka kugira ngo nkubwire Meki wenda tunasoza guhura kwa abaperezida ntabwo bibuza ko amasezerano yasinywe afite validité full at the fullest level ishoboka. Reka twigire mu matangazo hanyuma tugaruke tujya mu bindi tujya ubwo turahita tujya ku yindi ngingo yindi. Yego Bahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ufite ibirori, inama, ubukwe, bidi cyangwa ibindi, igisubizo ni Nova Event Management. Uko tugufasha kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Timu yacu yuje ubunyamwuga ibihari ku bwawe. Tugutegurira protokole mu muhango wari wose, gahunda zose ukeneyemo mwunganizi mwiza kandi w'umunyamwuga turahari kuko ababyitabiriye bazagenda bakwirahira. Dukodesha imodoka ku bafite ubukwe, imodoka zitwara abanyacyubahiro cyangwa nabifuza gutembera, gufata amafoto na video ndetse na live streaming. Dutegura amafunguro, ibyo kunywa ndetse na coffee. Inama kandi kubijyanye na serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Ukeneye izi serivisi wahamagara telefone 0788 39 80 81 0788 39 80 82. Hitamo Nova Event Management uryoherwa na serivisi nziza kuko turenze gutegura ibirori. Dukorana uburambe utazibagirana kandi dutanga agaciro gatuma uryoherwa n'amahitamo yawe. Yes, tugarutse muri studio Budara. Kongo n'u Rwanda bikomeje nyine kujya gute kuvugisha benshi bamugani w'aba bahungu uti ibintu bikomeje kuba ibindi bikomeje kutuvugisha, ariko igihari cyo nuko hari amasezerano cyangwa se hari ibi bihari byaremeranyijwe abuda. Twagiye kwindigiye amasezerano arahari kandi ngira ngo ni nacyo cy'ingenzi gihari, azubahirizwa kandi uko byagenda kose. Ikibazo cy'igihe ibyo ntabwo abantu babitindaho, nacyo reka tubitegereze. Twagiye M23 tugiye kugira gute kurwana ku bubi na bwiza, bimeze bitabudara? M23 igiye kurwana umuhenerezo ngira ngo none ni itangazo ryaje ritandukanye n'iryari risanzwe, aho bavuze bati rwose twatewe impande n'impande, amadrone yaturashe ku mutwe, ati abaturage barashwe, bitandukanye n'ibyari bisanzwe byaje bagaragaza ko na position za gisirikari za AFC M23 nazo zakozweho, zarashwe. Itangazo none ryasohotse naryo rikaba rivuga ku buryo budasanzwe, rivuga ati tugiye gufata noneho ibyo dushoboye byose, ibintu byose dufite mu ntoki zacu turabirwanisha, ariko wakoze iyi atake
abyumve nawe ku mubiri ko tumuri ku mutwe. wabyemeye se buriya n'iryari utumva bavuga ko tuzirwanaho tuzarinda abaturage b'abasivili tuzayakuraho usuruse muri uyu mwaka kuva mu kwezi kwa kane AFC turisohoye amatangazo menshi cyane. ni amatangazo wavuga ko yavugaga gutyo gusa ku munsi w'ejo ubona ko bisa nkaho bitandukanye yongeye kuzanamo cya kijambo cyitwa ngo niba ari kakirisikatoke kanze nongere gisoma ikijambo kiriya kigambo cyakucanze nawe rwose ni ibintu y'abantu nyine bagendera mu ubutegetsi butariho bwa gisirikari bugendeye ku ngufu za gisirikari. wape nibyo da wape urebe iryo jambo ni ijambo ni nk'ubutegetsi butariho budahari kuko reka nze bikurebere rwose utajya kumbeshya wese gisome twumve utajya kumbeshya rwose kora n'akarisacu urebe ibintu bijyanye n'ingufu za gisirikari umva kandi ntawe bihuriye ni politike barakubwira ngo ni ikijambo cyitwa ngo kakistokratike kakistokratike nyine ntiwagomba ko harimo kratosi aribyo kratosi nibyo ni ruro ni mpuzani kratosi ni pouvoir ubutegetsi kakistokratike yego ni nko kuvuga ngo ni ubutegetsi bwa gisirikari bujyanye note rishaka iryo jambo rwose urasanga atari uko bimeze kakistokratike kakistro ni kakistokratike niko cyitwa icyo kijambo kiraremereye kitaremera se incarner le pouvoir de plus mauvais ou tout simplement un mauvais gouvernement. Il est souvent employé comme image plutôt que comme titre officiel, étant donné une connotation péjorative. Ça semble donc très... ni ukuvuga ngo kaki ni ikintu cya kaki ni ikibi, ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi bubi. Ni ubutegetsi bubi. Ikintu cyitwa icyo bita kakitose nicyo butegetsi bubi. Hanyuma kratos nibwo butegetsi. Kratos nibwo butegetsi. Yego. Kakitose ni ikintu kibi. Yego. Ubutegetsi bubi. Wala. Ariko urumva ni nk'igitutsi. Iki kintu aho ndete reka nze ngutuke nta kantu ugeze ubona ati ngenda tukana ati reka mfate ku mutwe nkwereke gutukana ati Donald Trump ugavuga izina rye akavuga ati Saddam Hussein ubwo nta gutukana ukana ukazi ifite umugabo twakoranaga kera ni nyakwigendera weragiye ariko reka ne kumuvuga pour son honneur iyo umuntu ajya kugutuka yavuga ati wowe ngwisira izina ryawe rya kanaka ukumva urababaye kumva arakwishe kandi uwo mugabo yari umugabo wibashye. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa nta kintu na kimwe gishyashya bwakoze. Bwari busanzwe bwimenyereye kurasa ku mutwe wa AFC Ventura mu minsi ishize, ntabwo rihashira nk'amezi nk'abiri ijoro n'umunsi barasa amabombe bakoresheje drone. Izo drone bakoreshaga rero n'ubu ngo nizo bakoresheje, ariko kubera ko mu minsi ishize AFC Ventura yatangaje yuko itazongera kubirebera, yavuze yuko bazajya bayirasa nayo ikareponda kusiriku, uzajya untera ingumi nanjye ngusubiza iyindi. Ubu rero nibwo yahinduye uburyo bwo gusubiza, avuga ati no ikintu cyose dufite kuri twebwe tugiye kugifata, yaba inkoni, yaba ibuye, yaba bombe, yaba turabifata tuze kwishyura waturashe. Ni amabombe nyina ngo yavuze yagize imbaraga nyinshi cyane, kuko nka Benjamin Mbonima uri Doha babiteye aho babiteye abyumvirayo, arandika ati ndi Doha ariko yewe ibiri kubera iwacu ntabwo nishyano. Basenye barashe mu birindiro byinshi bya M23 birimo ibirindiro bya Bibwe, Kibati, Nyabyondo na Bukombo. Yego. Nuvuga ngo ni mu gice cya Rucuro na Masisi niho zino ndege zarashe za FARDC. Yego. So rero ubona ko AFC Ventura ni bisanzwe amagani wawe kuba yaraswa na FARDC kuko ejo bundi ekengera babwetirega ntago twe turi mu kiliziya. Oya ngiye uko ntekereza FARDC cyangwa se guverinoma ya Kongo Kinshasa ifite pression idasanzwe ituma irasa cyane muri no minsi. Muri iyi minsi igomba kuzasinya amasezerano ya Doha. Abantu bikurikirana benshi bavuga ko amasezerano ya Doha agomba gusohoka bitarenze
bitageze ku itariki ya 13. abo babivuga bashingiye kukiza bashingiye ko amasezerano ya Washington azaba celebre le 13 abakuru b'igihugu ngambora ntibidakunda kandi hakaba hari andi masezerano ari parallele nayo agomba kugira icyo avugwaho kiri positif birimo kuba basinya nyine nibidakunda kuko iyo muvuga gutya reka nkomeze yego n'ubundi bizakunda kubera ko nibyo Washington ntabwo babisinye wongereho ko nunasesengura ushyiraho impande ebyiri bizakunda nibitakunda tubanze turebe byakunze bizakunda kubera ko nibyo Washington ubusanzwe ntabwo babisinye ibyo birimo byose byari bibaryoheye ni Doha rero abazasinya Doha ntabwo bazasinya necessairement ibintu bibaryoheye ahubwo bazasinya ibintu bituma ariko bazasinya ku nyungu zabo kuko bibaze ko aba bari kuganira ni leta ya Kongo n'abaturage bayo n'ubundi ibintu bazasinya bizaba ari ku nyungu zabo ariko ntabwo bizaba ari ku nyungu zabo bose sinya ugato ni inyungu zabo bibuke ko ubahuza nawe agomba ikintu cyambere agomba gutekereza rimwe na rimwe mwibageza ko iyo wenda nkawe urugero ibyo uri kuvuga wirengagiza ko aba M23 n'abakongomani na leta yabo sibyo ibyo bakora byose nayo y'inkongomani ibyo bakora byose bizagira ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi ndavuga yisinya hanyuma ubahuza nabo uko yakwigira kose azashingira ku byifuzo byabo kandi bazahuriza bazashyira mu bikorwa by'abandi by'abakongomani bose uko ari babiri yego kumbwira ngo bazasinya ibyo ni ukubashyira igiti cyo gusinya ariko bashatse banabyanga ikibazo hari abantu batekereza no gutekereza ko wenda nka M23 ishobora kujya Doha ifite umurongo yashyize ibyo yashyize nose nk'ubu ngubu barakubwira ko ikabitekereza yuko ibyo yavusize ku muntu rwose ari byo bazamenya barakubwira ko AFC yahagaze ku ngingo yo kuvuga ko itazigera iva hariya Kongo Kinshasa iracyavuga ko mugomba kuva mu bice bavamo barayibango babwiye Kinshasa bavuga ati ahubwo mukomeza ahantu turi muhashyikira kuko ntiduteze kuzahava tuzaguma ahubwo mwebwe muhatera inkunga ibyo nibyo afise metro bazanye ku meza ibyo bazanye ku meza ibyo ni ibivugwa byavugiyeyo yo yatuvuge ko ari byo yazanye ku meza ikabishira ati uko twavuga kose ingingo ya mbere tudashobora guhagurukaho niyo kuva hariya Kongo Kinshasa kavuti nanjye ndaje nje ku meza mvuga yuko nta kintu na kimwe nshobora kuzakora afise metro itavuye hariya ibyo byose umuhuza arabizi neza yuko nta numwe ugomba gusohoka muri Kongo urakubyumva afite agakanzu yadoze agomba gushyira abantu bose uko ari babiri mu mwanya wabo muri Kongo ako ngako rero mwamara umwaka mumvuga ko bidashoboka ibyo byose gusinya yuko abantu bose bazaba muri Kongo hamwe ibyo byo mwabisinya kandi ku ngufu ibyo rero ingufu zandariko abahuza ko nabonye bafite ingufu urabakinisha barabahuza namwe murabw'Abanyafrika muzaba muhumute ku buryo wowe ubwawe mu kubaka igihugu cyanyu iyo mugiye gusinya musinya ngo ku ngufu none bari he bari Doha bari kuganira Doha ari muri Afrika kuguhuza ntago ari kuvuga ngo ugiye gusinya ariko kuko ubuhuza banza bumva ijambo ubuhuza kwanza hari uguhuza mugahuza iki ibitekerezo sasa ibitekerezo byanyu nibyo bizavamo ikintu kimwe mushobora gusinya ariko meki usibye wenda uko amagambo asobanura ubu buhuza bwa Doha na Washington wabonye ari ubuhuza busanzwe none ko Afrika yabinaniwe nyine impamvu yabunaniwe nuko izo mbaraga z'uyabo bahuza Afrika itazifite nuko abaganira badashobotse yego ariko abahuza bo barashoboye wibwiwe n'iki iyo abahuza barashoboye kubera ko bashobora gutuma abantu batari bari kumvikana iyo uvuze ngo abahuza barashoboye erega uhere kubyo batangiye bamaze hafi amezi kuva M23 deja ajya muri Warikare yego bamaze amezi agera nko muri 6 yego bari muri kuganira ariko bahamagarwa bava ku kwezi kumwe cyangwa nta nubwo byagomba kurenga amezi 3 bitararangira yego rero ibi wovuga umeze nkaho uvuga ko bantu bazafatwa kandi bagatsinywa bazabisinya bazabisinya ariko urabona uburyo bivugamo siko bizakora urabona twebwe ibintu bijyanye na AFSM turana Kongo Kinshasa ntago tubirimo cyane turabanyamakuru tuvuga ibyo baduhaye donc amakuru batanze niyo tukiramo ariko dufite n'ubushobozi bwo gukora prevision tukafata urebye ibintu biri kubuye munsi ntago turarenga ngo ndakurahiye umwaka urarangira abantu babisinya uyu mwaka ntushobora kurenga umwaka ntushobora batarasi bizagenda bite ntago bizashoboka bazaba babisinya uzi bino bintu barimo
ibintu ni imbere Qatar izababwira yuko rwose izakora iki se ko Qatar igomba kubongeranya bose bagasinya umwanya wabo mu mwaka utaha ntawo bazabona. Imari muri Kongo ntizashira. Qatar icyo yabyihutisha itabyihutisha imari iracyahari. Rero ibyo uvuga njye reka nkubwira Abdara. Njye ntago mbona amasezerano azakunda mbona bazashyira mu bikorwa. Yego. Ikivu y'amajyaruguru, Kivu y'amajyepfo bikirimo FARDC Wazalendo nabo bafatanyije. Uvuze ngo ntago mbona aya masezerano yego ashobora kuzakunda. Ndavuga hagati ya FARDC na Wazalendo batarirukanwa. AFC na M23 AFC na Kinshasa. Yego. Ntago mbona bitarakunda. M23 ishaka amasezerano akunda, yo ishaka akunda. Ariko Kinshasa igumya kujyana ikirenge inyuma. Oya, ikibazo cy'amasezerano, kubaho kw'amasezerano ntabwo bisobanuye execution y'amasezerano. Amasezerano ashobora kubaho kuyashyira mu bikorwa, umwe akagenda bigura ntege cyangwa akabikora nabi, ariko amasezerano hari. Icyo nicyo kintu cya mbere ubwo. Ni nampamvu nakubwira ngo Washington ni inkingi buriya ya mwamba hagati y'u Rwanda na Kongo. Nta kibazo u Rwanda na Kongo bafitanye. Ubu ngubu ubwo bari gukorana, umwe akora nabi, umwe akora bitabishaka. Ibyo byose ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Umwe arwaza undi n'umutwe, ariko ubwabo kuba batekereza gukorana ubwabyo ni ikintu cyiza. Tuve Doha twayigiyemo tutayitaye no kuri gahunda, turebe uko bihagaze. So twarebaga ku bya AFC M23 uburyo itaka ko ikomeje kuraswa. Yego. FARDC nayo ikomeje kwitegura intambara yo kurasa M23 mu bice bitandukanye, Bunyakiri, Warikare, Hoprato, ujye muri za Beni, Rubero, hose bikomeje kugira gute guhindura isura. Yego. Ariko se AFC M23 yo ntacyo yiteguye buri, kandi bambwiye ko ngo yavuze ko ihinduye ingamba. Ejo muri minsi yashize yaravuze ngo ntago tuzongera kwemera abaturage bacu barira. Kusiriko uko muzajya mukubita tuzadukubita. Yaravuze hari rwandiko kanyo kigeze kwandika ngo twumvishe kurira kwanyu. Ntago tuzajya gutuma murira, abari kurira bangana gute. Oya, ari nigiye buriya basanga politike we ushobora no gusanga nta drone bifitiye, ntago bazibuza. Ahubwo sinzi muri no minsi cyangwa se nta bahanga bo kuzirasisha bafite. Uzi yo yazikoresheje uretse umunsi izubura drone uzumve amarira uzajya wumva muri za Wazalendo, nizo zija zabyumva. Urabyibuka ikoresha itangiye gukoresha ifaru muri za shasha, uburyo FDL na Wazalendo bajaga ngo tikoresha ifaru. Yentekereza ko rero nuvuga ngo ubona ko M23 yabaye nk'iraferinye, irahagaze. Ubona ko kuko urebye nko mu bice byanze bice bya Warungu babarashisha drone, ariko ntago bakoresha drone. Sinzi impamvu, ntago ibintu ushaka kubyibaza impamvu. Wareba muri Warikare barahagaze n'ubundi barasirwa hamwe, ntago badvancing, ntago bajya imbere. Reka mbwire tufate urugero M23 imeze nk'umwana, abana barindi bagize muri 6e secondaire bayiteguye diplome. Utunyanga yakoraga twuje araturika akajya muri etide kugeza igihe umunsi bizamini bizaba, nibwo babona iyo bamaze kubona bamaze gusohoka mu kizamini. Ntabwo wabonye tu image twagiye duca mu binyamakuru bagaragaza utwana turi gutwika amakayi twakoze ikizamini. Na M23 nimara kubona iriya bilote yidoha, ariko nta ukayirasa ku mutwe, izakora iki? Kandi bilote ya Doha izayibabuza kurwana, izatwika amakayi zindaha. So icyo nshaka kukwerekana iki, kuvuga ngo urebye neza ubona ko batakiri kurwana, bari gukora defensive, mu gihe FARDC yo irakora offensive. Nyine ikene bilote AFC M23 ikeneye ira bilote gusa cyangwa ira diplome ya Doha. Nimara kuyibona ibyo bya defensive izabihinduramo offensive. Ibi byo kuvuga ngo igiye kurwana ntago mbibona uyu munsi. Birashoboka kuko mu mayeri menshi no kuba igaragaza ko ituje idafite ikibazo, ariko umunsi uzasimbuka izakumba ikatumarayo. Ndakubwiye ngo ariko yitegereze nyuma yo kubona amasenyature ya Doha. Uyu munsi wa none irakomeza kuraswaho, ibivuga ngo igiye guhaguruka irase. Ejo bundi turi mu mujyi wa Goma bavuga ko ngo igiye gusubiza drone, nta gitero cya drone ndumva irasubiza.
kuko tuvuye Goma izimaze kurasa zimaze kuba nyinshi, ntawe ubizi wenda uko ibikora kereka n'ibizasubiriza rimwe. Reka nkubwire Meki, ibyo rwose umenye si wacu ntabwo turagura, nta nubwo sinzi ntabwo duterekera, ariko nta n'ubitubuza. Iyi Doha nimara kuboneka ubupapuro bakarubika kandi Goma handi muri archive, hakaboneka igitero kimwe gusa, pas deux, wa mugani wa president Tshisekedi, pas deux. FCM turizatwika amakayi. Haya ni yavuga ngo nuza rya jambo bavuze ni rigeze ko gusira niba si on tire sur une personne, une seule personne, pas deux, la moindre escarmouche. Yego kuvuga ngo izatwika amakayi nk'ako kundi nakubwiraga nyine, izavuga iti okay mfite ngiye mon truc sur moi. Ibi rero ngo tuvuge ko iri mu matangazo abantu babifashe nk'indirimbo mu gihe itarasinya kandi nanone ntibazizere ko hazabaho Doha imwe zizaba ebyiri. Nimara gutwika amakayi icyo cya Doha zizaba ebyiri, icyo cya Doha cyo zirenze imwe cyo ndagushyikira, ibi byose zizaba Doha ebyiri, kuko icyo gihe namara gutwika amakayi bizaba bibi cyane bagisubira Doha, kuko urabona ko barakomeje kuraswa kuko ibice bitandukanye kandi bavuga ko Burundi bwahinduye umuvuno, ibikoresho bikomeze kuza buragumya gusuplyinga, Burundi buri stand by. Yego Burundi no bukagaragara hari ukuntu abarundi cyane banga Burundi ngo kuvuga na M23, Burundi buvuga na M23 buri kwipangira ibindi. Burundi nabahatari cyane bucecetse no kurangaza, bakora ikintu cyo kurangaza bakikorera ikindi. Rero ukabona ko Burundi rwose ntibuteze, Burundi ntago buteze kuva muri ntambara. Ubushize Moise Nyarugabo, Maître Moise Nyarugabo yari kuvuga ati bafite position 70 zikikije Mikenke, zikikije Minembwe, ziri muri ho plateau zicecetse. Ubu ziracecetse, wavuga ko zicecetse zikora iki, zitegereje iki? No kuzabireba byose tukareba iyo bishya bigana. Ikindi tureba nuko Burundi bukomeje gukorana n'aba opposition b'u Rwanda, abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, bahurira ko intumwa z'abakayumba cyangwa se nabo gabo Kayumba Nyamwasa ngo yigeze kugera i Burundi, nibajije Kayumba koko haryabona mu general buriya yanaliza situation y'Ubujumbura akayibonamo ntago mbabyumva simbizi ukuntu Burundi bushobora kwakira aba bantu, kuko buzi ko nabo ukuntu banaza nabo ubwabo tuvuge wenda gutekereza kuhaza icyo ni cyambere babizeye iki no Burundi kuvuga ati murakaza neza muri sanga ni ikibazo gikomeye, ntago mbizi hari bazashiduka Burundi bubatanze umunsi buzagira ibiganiro byiza bakagera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, yego guhita bohereza mu Rwanda cyangwa se Burundi bubafashe, ubwo Burundi urakubwumva ubundi kuvuga kuko Burundi bwabafata ukabageza Burundi bwabafata Burundi bwabafata. Urabona ko rero bishobora guhinduka hanyuma ikitwa intambara mu gihe ibyo byose bitarakunda turi kuvuga cyangwa ibyo byose bikirimo. Warikare, Masisi, Sidi Kivu, Rubero bazagomeza kwira gute kwakira abashyitsi ba FARDC byo kwakira amabombe? Warikari, Masisi, yego, Rubero, Sidi Kivu ndavuga Bunyakiri, ujye muri Zanzibar ubwo ni muri Warungu, Mwenga no mu bice bya Uvira bazagumya kwakira bombe za FARDC. Aho ngaho nanone ahita hazamo ibyo kuba batari bavuga ko bumvikanye ibyerekanye na force d'interposition, ariko nta force d'interposition iraboneka wenda ngo izihagara ifite kuki uri kurenga ahantu hawe. Nyine nibyo bikwereka ko ibi byose umbwira ngenda kubwira kuvuga ngo ceasefire nta hantu uvuga ngo FARDC mutegetswe guhagarara hano M23 ibyo bintu urabyuka ko ibujumbura hafatwa decision yo kuzana aircraft kuri bihugu bavuye muri Bujumbura, ibintu byarangiye. Harimo n'ikindi kintu Meki kitari byiza buriya mu bantu bagirana amasezerano, hari abantu baba bitwara nabi. Buriya ndafise metro mu masezerano iragora yitwara nabi rimwe na rimwe. Uri buka systeme yo kurwana bashyiramo ibihanga, yego ibihanga, ariko na FARDC nayo ibikoresha nka opportunity. Yego none ngaho mbwira nawe uje kuza hagati y'aba bantu bari kurwana wahagarara kandi umwe ari kurwana hano
hagati hari Gihanga no hirya wajya hehe hagati. kuri AFC Mvetura yari strategie militaire kandi ubona ko ari nziza ubu wavuramo force ya nyuma iri hehe yo kuvanga umuntu yikuramo, ariko aba bagabo bo baravuze no dusizwe hagati ahubwo turahaguma aho ngaho mudushyize niho turarwanira. uvuga ngo military science ya AFC Mvetura, FRDC na wazari na FDL bo bayibyaza umusaruro mu kurasa abaturage no mu kumenya gutera Mvetura. uko urebye nko mu bice bya Rucura aho barahakoresha n'ubundi ubu buzabukomba kubera ko abaturage twavugaga 9 ejo mu gitondo, ariko bavuga ko bareze 9 bari mu baturage barenga 15 bapfuye no mu bice bya za Nyabyondo. Hirya ni Nyabyondo ni gatoya naho barisha abaturage. aba bose bicwa n'abaturage uwagaragaye wese ari kumwe n'umu M23 uwasangiye nawe umuragirira uragira inka zabo. ariko ibyo ni ibintu bisanzwe ahantu hose force zirwana na leta zanyuze. iyo bagarutse uwo muntu wese babashuje, umuntu bavugishije, umuntu bavuganye arabyishyura, abaturage bazira ubusa. urumva rero niko bimeze. urumva ko ibyo bihanga bisigaramo hagati rimwe na rimwe bibingaruka ku baturage. bizaba rero n'ikibazo rero nyine ku bantu bazahagarara hagati, kuko uramutse urebye ukurikije ahantu force za AFC Mvetura ziri wasanga ziri kure cyane izo wari kariyo ruguru, kandi abantu barwanira na hano. ni ikibazo ubona ko abo bandi babyaje umusaruro. rero Abdallah, mu gihe ibyo bintu byose Mvetura ntabwo tuzi gusubiza, irajya Warikare yigizeyo, kuko itarafata ubundi Warikare izagumya kurya kuri bombe. Warikare ni source ni imwe muri source zakagombye guru. itarafata Uvira, Fizi, Warungu, Mwenga baracyafite ibibazo. itarafata za Bunyakiri, abantu bo muri Karehe baracyafite ibibazo. Karehe na Kabare, kimwe nuko itaragera umupaka wa Kasindi na Butembo. ntago wavuga ko itafite ibibazo bijyanye no kuba Rubero izagumya kubamo ibintu biyo gushambarida abaturage cyangwa se kumira n'abaturage. izagumya yandika amatangazo. Rubero na Butembo ko nabonye ari imberenge. Nejo bundi yafasha agace kavamo ni imberenge, ariko ubundi si bitarabaye imberenge nibiye. aho yafashe itoraguye ni he Rubero na Butembo ni kubera Abagande nkeka ko bafite ntabwo barwanya, ariko bafite influence bizaterwa n'icyabazanye, kuko nabo FARDC ibashinja gukorana na M23 kandi bagakorana na FARDC. ariko ikiza cy'Abagande cyo nuko gushinjwa na FARDC ntacyo bibabwiye. FARDC batinya kubi barashinja bakaba bati okay. Abda, nibaza ko this is our time kugera ku iherezo ry'ikiganiro cyacu. hari akandi gakegeshwa washyiraho oya nyuma yo kuzenguruka ibindi duhurire muri Doha ya kabiri, kuko iya mbere iri hafi kurangira. nicyo ngicyo ni ukubitega amaso. reka dushimira bamwe mu bakunzi ba Bwiza TV badukurikiye, mukomeze kubana natwe mukora like and subscribe. ikindi mukomeze kubana natwe mudutera inkunga ngayo nguko. bye mugire umunsi mwiza. Jewe nari kumwe na Abdallah, genda Mbeki Kayiranga, nanjye ni Abdallah Jean Pierre. ikindi kiganiro ni kumanywa, aho muza kuba mubona amakuru agezweho y'amanywa. murakoze